kandi ntuzabikiremo ibyo. Sinzabishyiremo. Uneye guseka noneho mbishyizemo byaba bitwaye iki? Ari bibi. Ndimo kuvuga ngo mbega umugore. Ndabashuhuje mwe mukomeje gukurikira 05 TV. Ni ukuri mbashimiye byimazeyo uburyo mudahwema kutugaragariza yuko turi kumwe umunsi ku munsi tubagezaho bya biganiro byiza mukunda, ibiganiro byubaka ubuzima, ibiganiro by'umuryango, ibiganiro by'iterambere ndetse n'ibindi byose mugiye muzi bigiye bitandukanye. Ariko kandi nkomeza kubashimira kubwo ubufatanye mukomeje kugenda mutwereka kubwa subscribe muduha, kubwa like, kubwa comment, umva ni iby'agaciro. Kandi natwe ntabwo twahema kubagezaho ibitandukanye, mbonereho kubabwira ngo uri guca mu bibazo bitandukanye, humura bigira iherezo, ubuzima bugakomeza rwose. Ariko turagira ngo ubwire abadukurikiye amazina yawe naho uvuka, buryo biba ari byiza kurusha, kuko iyo umuntu aturuka ahantu kandi hari ibiri kuba cyane cyane bihesha ishema igihugu cye, biba ari iby'umumaro. Yego, twagiye rero watangira wibwira abadukurikiye. Yego, murakoze. Nitwa Odeta, iwacu ni Rwamagana, ndi umumama w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Burya ufite abana babiri? Umumama udafite umugabo. Yego, nabyo burya udafite umugabo afite abana. Ko numva aho hantu hari imbaraga nyinshi ra. Uzi kurera abana babiri bakaba bageze ku kigero nka kiriya. Ngenda bazi abana be rwose, ndabazi. Afite abana babiri beza, umukobwa n'umuhungu beza, kandi yabareze neza, bafite indangagaciro, basana nyina. N'umuhungu asana nyina, asana mama. N'umuhungu asana nyina. Yego. Okay, ni byiza cyane. Yego, icyiza kiba kirushijeho nuko uba warahaye indangagaciro nziza z'ababyeyi, cyane ko biba biri kugaragara. Nimba umwana ari mu irushanwa nk'iri ry'igikombe cy'isi, umva ni ibintu by'agaciro cyane, gakomeye. Nese Ode, mu rugo Rwamagana harya? Mu rugo iwacu ni Rwamagana, Nsinda, umurenge wa Muhazi. Muhazi. Akagari ni Nsinda, umurenge ni wa Muhazi. Muhazi ndahazi. Yego, Muhazi ni ahantu heza cyane, aho haba insina nyinshi naho burya cyane. Turi abana bo mu bitoki. Yego, ibitoki, amafi. Yego, n'ubunyobwa. Yego, n'ubuseke. Ubunyobwa babwita ngo iki? Sinzi irindi zina uvuze. N'ubunyobwa ntubusige. N'ubusige kabisa, nabwo ubushyireho. Ndumva ari byiza cyane. Tuzaza, ndahamya neza yuko turi mu mpeshyi kandi bakunda kubuhingira impeshyi ubunyobwa. Yego, tuzaza muduhe ubunyobwa. Yego, ubu ni naho muba Rwamagana? Ubu ndi i Kigali, niho nshakishiriza mu buryo bw'imibereho. Okay. Mu buzima busanzwe icyo ukora birinuza ku buryo ki unabyamamarizamo, burya uyu ni umwanya mwiza cyangwa mu kimwe, so ibintu mu mirimo ukora, so hano muri Kigali ni ibiki nimba atari ibanga, ariko nibiba ari akazi kagize ibiki nta kibazo, ariko ni ari umwuga uri profession, uravuga kuko uri kwamamaza ibikorwa by'ukora ni iby'agaciro. Yego, ibikorwa nkora kubera ni umurimo untungiye abana, nanjye utumye mbayeho neza. Yego, abana banjye umukobwa ndamurihirira ishuri, ageze mu wa 3 segonderi, umuhungu we ari mu masiganwa. Yego, akazi nkora rero ndi umukwiziniye. Uri umukwiziniye? Wow, abakwiziniye ni mwubahe pe, kuko turabizi neza ko mu gututegurira amafunguro muri abambere cyane. Tukiri aho rero, mu by'ukuri umuhungu ari mu masiganwa. Ari mu masiganwa, nange ndabizi. Aka kanya kandi wonaje uje kureba umuhungu wawe,
kumufana. Uyu munsi arakina, uyu munsi nyine harakina abana batarengeje imyaka 20 kandi umwana wanjye afite imyaka 21. ubwo rero naje kumufana mu kanya saa 8 arabatangiye. afite imyaka 21 kandi harakina abana batarengeje imyaka cyangwa bari hejuru y'imyaka 20. Harakina abana bari hejuru y'imyaka 21 kugera kuri 23. Kuva kuri 21 kugera kuri 23. Imyaka yarayujuje. Wow, rwose ndumva ari sawa. Mu gikombe cy'isi mbabarira umbwiza kuri izo mbaraga nk'umubyeyi. Urabizi neza yuko mu minsi itambutse ntago imikino nk'iyi ntago sinzi ukuntu bivuge ariko ntabwo twajyaga tuyiha agaciro cyane, ariko noneho dusigaye tubona yuko impano iyo ari yo yose ishobora gutunga umwana, ishobora kumuhesha umugisha. Ariko noneho kandi ugasanga hari ikibazo cy'ababyeyi nanone bareka kuvuga ati iyi mpano iyi niyi sinayoherezamo umwana wanjye. Kandi gutwara amagare ni ikintu kivuna cyane, ariko kandi ababyeyi ntago babiha agaciro. Icyo kintu urakivuga ubundi urakivuga iki? Ese koko nibyo ababyeyi ntago bajya baha agaciro abana babo? Ntago ababyeyi babiha agaciro. Yiga umwana arabikunda. Umwana iyo amaze kubikunda nawe ukamutera inkunga nimba gusa akubwiye ati ngiye kujya kwitoza. Nk'umwana wanjye yatangiriye ku igare mu rugo twari dufite ryahiriraga inka. Atangira ku igare mu rugo twari dufite ryahiriraga inka rikavoma amazi y'inka. Mu rugo twari tutari twazana robine. Rero nk'umushumba umukozi akagenda kuvoma amazi yo kuhira inka. Umwana atangira agenda, nkumva ngo habaye irushanwa ku murenge, akambwira ati kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu, akambwira ati Mary mpa amafaranga yo kugura imineke. Njye kugura imineke ku muhanda, nimba mfite 500 nkayamuha. Icyo gihe yabaga agiye muri siporo. Nimba mfite 1000 nkakimuha, mbese nkamufasha. Iyo rero ufashije umwana ageraho noneho agakunda ibyo neza yagiyemo. None uramurekura gusa nta yandi magambo umubwira? Erega ubu turi nko kubwira ababyeyi hano hanze baba bazi ko wenda baba bafite impano zigiye zitandukanye abana babo ariko noneho ugasanga kubera ko umwana ayenda ari muri iyi ntuzana kandi ejo yakamugiriye umumaro, ariko ugasanga umubyeyi aramubwira ati no, ibi bivemo nta mumaro wabyo, kandi ari cyo kintu cyakabaye cyabona kizamugirira umumaro. Ntabwo akibitangira ntabwo nabihaye agaciro kubera nanjye nzigare. Rero kujya ku igare njye ntangira kujya ku igare nanjye nkatwara igare nabaga nzi ko ndimo kwishimisha. Ubu noneho tuvuge ngo nawe igare cyane nanjye ndarinyuka. Ndarinyuka. Mu bigare urarinyonga? Ndahamanuka ndanyonga. N'ibi biro ufite? Cyane ndaryurira. Nagatangaza. Ubwo rero ryaritangiye mvuga ngo no kwishimisha kwa kundi nyine avuga ngo urashaka amafaranga yo kugura imineke ku muhanda nkamuha. Nimba mu rugo mfite igitoki cy'imineke nkagitema, simbe nkikigurishije nkagitema nkamutarira. Ubwo nkamara iminsi atansaba amafaranga y'imineke. Umwana wanjye yatangiye akina mu mirenge bakina imihanda. Ndabyibuka ko turi mu ntara, twese turi hano muri Kigali turi gushaka ubuzima. Ndabyibuka cyagiye turi mu ntara ukuntu habagaho nyine irushanwa ry'amagare, abiruka bakina uduti. Nawe nuko yatangiye. Nuko yatangiye umwana akaza yabaye ibyondo, none imvura yaguye akaza yabaye ibyondo ariko akaza yatsinze. Bakamuha ibahasha y'ibihumbi 50,
ibihumbi 30 nkabona araje ati meri ati natsinze. Nkabona yazanye ibahasha yari umweru yuzuye ibyondo ariko yafungura nkabonamo amafaranga 5,000. Ubwo ni mu murenge bigera aho ajya mu karere. Ndibuka ajya mu karere icyo gihe byari akarere ka Kayonza n'akarere ka Rwamagana barakinnye. Nabugaze yabaye ibyondo byinshi yanikubise hasi yababoye. Ndangije ndamubwira ntumva ibi bireke ni ukuri yari yahembwe yarahembwa n'igare yahembwa amafaranga bamuha n'igare ariko none haza yakomeretse yabaye n'ibyondo. Ntabwo nari nagiye kumufana nari nk'ibipinga mvuga nyine n'ubwo akina ni bya bindi byo kwishimisha k'umwana. Kubera nanjye hari igihe nyitwara igare nkiri mu cyaro nyitwara igare twajyaga tuvuga ngo tugiye kurushanwa hoya abasore n'inkumi tugasiganwa tukavuga ngo tugiye kugera kwa Gahizi. Ugera kwa Gahizi ari uwa mbere baramuha ikinigi. Rero nanjye niko gaciro nabihaye ariko umwana agenda bikunda birazamuka mu karere. Mbona umwana agiye mu ikipe y'igihugu y'abana batarengeje imyaka 18. Yinjiye mu ikipe y'igihugu afite imyaka 18. Yego. Icyo gihe niyo bafatiragaho aragenda yabanje kujya icyo gihe muri Djibouti. Agiye muri Djibouti umwana wanjye aratsinda azamuka stage muri Egypt. Icyo gihe se ubu yaragendaga nta mubyeyi bari kumwe? Yari ari kumwe n'abatoza biwe. Yari afite abatoza nyine bajyana. Bagenda bamuhamagara bigera hagera muri Tour du Rwanda. Umwana wanjye nkumva yatsinze nakurikira Radio Rwanda nkumva niyo nkuru Samuel nkumva ibyishimo birantaje. Ndi kubona n'ubu urishimye urarize cyane. Ni byiza rwose. Ibyishimo birantaha. None ageze no ku gikombe cy'isi. Ubageze ku gikombe cy'isi. Ubu rero naje kumufana niyo mpamvu duhuriye hano nje gufana umwana wanjye. Ubwo muri urwo rugendo rwose ndashaka kumenya ise w'umwana icyo gihe mwarabanaga? Oya ntago papa we twabanaga. Papa w'abahanzi. Papa w'abahanzi ntago aba mu Rwanda. Ubwo amakuru ye yamenyaga n'ubundi ari yibereye hanze cyane nta n'amakuru ajya amenya? Amakuru ye yamenya ari hanze. Ndumva arishimwe kabisa. Ati congratulation muhungu wanjye. Aho ni sawa rwose. Ibyishimo bituma umuntu arira. Uzi kugira ngo urere ibyishimo niyo ntego. Uzi kugira ngo urere umwana from kuva kuri ya myaka twese tuzi. Umwana umucumbagize ajye noneho unamureke akurikire impano ye. Ayizamure nkomeze mutere inkunga y'amasengesho nkamutera inkunga. Ubu ngubu asigaye afite amafaranga nanjye ubu asigaye antera inkunga. Noneho ubu ndamusaba nkeneye iki akakimpa. Akavuga ati Meri yajyaga ngurira imineke ntarabona amafaranga none nanjye reka mwiteho. Akanyitaho. Ababyeyi mudukurikiye ni ukuri murabyumva
kurera umwana ukamuha ibikwiye by'umwihariko biba byiza iyo ureze impano yafite kugira ngo byibuze urebe ko ari cyo kintu kizamugirira umumaro, kuko akenshi na kenshi tujya mu buzima bwo gukora ibintu tudakunda kubw'amahitamo y'ababyeyi bacu, kubw'amahitamo y'inshuti zacu, kubw'amahitamo y'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko iyo umwana afite impano ye ikaba ari passion, ibyo bintu abikora bikunze, byanze bikunze bimugirira umumaro. Wimutererana, ahubwo reba ikintu kigomba kumufasha. Yego, urumva Odette turi kumwe hano, by'ukuri uri umubyeyi mwiza, uri umubyeyi mwiza kandi Imana izabiguhembere. Buriya iyo witaye ku mwana ukamuha buri kimwe cyose gikwiye, ni ukuri ukwiye kumukurikirana kuva. Urumva nk'iyo yagiye noneho gukina urumva ko asigaye ajya hanze, arimo arajya hanze cyane. Yego, urumva ni umuprofesiyoneri. Wow. Umuntu userukira igihugu aba ari umuntu ukomeye. Yego, ni ukuri. Iyo wageze ku rwego rw'igihugu uri guhatanira ibyo urimo byose, ukabona urimo uraharanira ko igihugu cyawe kigomba kugira ishema, kandi nawe n'ubundi ntuba wasigaye, urumva ko n'umwana asigaye agira umusaruro muri bya bindi wamushyigikiragamo, akagira nawe ibindi akugarurira. Urumva atari ishimwe rikomeye cyane. Ode, komerezaho, Imana ikomeze igukomereza amaboko, nawe mwagure mu bwenge, imuhe imbaraga, imuhe ubuzima buzima. Birarenze. Abane na Yesu mu ngendo zagenda, ajyana ahari. Akunda gusenga cyangwa yibera mu mikino gusa? Ako se waba usenga we ni umuporoso wabatijwe, arenda gukomezwa. Arimo kwigira gukomezwa. Arabishaka gukomezwa nyanga mu kwa 12. Niba nta marushanwa afite azakomezwa. Yatangiye kwiga cyangwa nuko abishaka cyane? Ariga nuko igihe cyo gukomezwa kigera akaba adahari, akongera akazagaruka, akongera akiga igihe cyo gukomezwa. Ariko buriya nini abapasiteri nibamara kubona yize inshuro nyinshi atabatizwa, hari igihe nyine azaza agasanga abandi barimo kubatizwa, yarangiza nawe barimo gukomezwa, nawe bagahita bamukomeza. Imana ni umugisha. Arasenga cyane. Urumva ko nawe umuherekeza amasengesho menshi cyane. Icya mbere ni ugusenga. Ibihugu amaze kujyamo urabizi, ubu wamenya nk'umubare w'ibihugu? Kuri byinshi se, ni byinshi. Yego, ni byinshi cyane. Ubu ko bari gukina noneho yari ari mu kihe gihugu? Bavuye harya hahandi abakozi bakunda kujyayo bagapfirayo, ni mu kihe gihugu cy'Abarabu? Muri Omani? Bavuye muri Omani. Irari muri Omani? Avuye yagarutse ku itariki zingahe? Uyu munsi turi itariki 22. Twibutse yaje nko ku itariki 15. Kamerama twibutse 22. Yaje ku itariki 15. Ubu noneho yari amaze iminsi mike. Nawe nta kumubona bihagije, nta kuganira. Urumva ko nimba yaje abari no mu myiteguro. Uyu munsi nimba ndi umubone wenda amarushanwa nasoza, wenda zaba ari Rwamagana igihe gito yongera agenda. Wow. Mu by'ukuri Ode, dusubiye inyuma, iyi mpano ubona ari impano yatunga umuntu mo hano? Cyane, kuko hari abayibifata nk'aho ari ukwishimisha gusa. Oya cyane, hariho abana benshi bakinana, baguze ibibanza, barubatse, bamwe bafite abadamu, harimo abonzi bafite n'abadamu bashatse. Ibi ni byiza, ndashishikariza ababyeyi kureka abana
ntago kwiga gusa umwana afite impano yamureka umwana akajya gutwara amagare, ajya gukina umupira, yajya no mu bindi byose kereka ibiyobyabwenge byo dore ko ari muri ino minsi dushimira n'ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda idahwema gukomeza kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko kuko ari nazo mbaraga z'igihugu buriya rwose. ababyeyi babaretse bakajya mu marushanwa y'amagare, tukajya tuza kubafana twishimye, byaba byiza cyane kurusha kuvuga ngo umwana ngo yagiye ngo muri rihabu i Butare, yagiye muri rihabu i Butare, nibaze bakina amagare, babona amafaranga biteza imbere. Ni byiza. bareka abana impano zabo zaguke. Nibareke abana impano zabo zaguke, ntago kwiga gusa ari byo bizatuma impano y'umwana yaguka. Nibareke batware n'amagare impano yaguka. Birumvikana ko rega buriya niyo umwana umuretse agakurira mu mpano ye, iyo akuriye mu mpano ye biramworohera mu buryo bwo kuyishakamo amafaranga kuko abazi araca aha arajya aha iki, ariko kandi nanone ugasanga umubyeyi n'inama zo aho umwana muri iyo mpano arimo, nimba uri kubona ukabona harimo inzira zitari nziza, harimo inzira zitari nziza ariko ikaba ari impano ye, mushyigikiremo amenye uburyo ki ayitwaramo. Buriya nibyo bihesha umwana igihe kirekire, bimuhesha ishema n'igihe kirekire kuri we. Aho kujya mu biyobyabwenge, aho kujya mu zindi ngeso mbi, ajya mu myitozo, yava mu myitozo azarushye saa 8 saa 9 agafungura, yamara gufungura akajya muri dushe, yarangiza agahita ajya kuruhuka. Abyuka mu masaha 11 ajya muri stretching, ajya muri stretching, ajya muri sauna, kugira ngo umubiri we wongere uterane umere neza. Yego, hanyuma ubwo bituma icyumweru cyose gishira ari muri ibyo, ari byo yitekerereza mu myitozo. Twasohokeye aha, dufite imikino, shampiyona, tugiye gute, mbese ugasanga umwana nibyo ahugiyemo, umwana ari mu kazi ke, n'akazi ari mu kazi ke, urumva nta bindi. Ubu nizeye ntashidikanya yuko mu minsi iza nawe uri bumuzane tukajya, kuko umva tugomba kumushaka n'umwana wacu rwose. Yego, ni umwana wacu, umwana w'igihugu. Yego, ni mumushaka azabaganiriza, ni umwana mwiza, uzamutuzanira, ntagira umutima mubi. Ntagagira umutima mubi, birumvikana n'undi yaba yararezwe nawe akagira umutima mubi. Oya, nta n'umusiporutifu ngo ujye urakara, niko babatoza ngo ugire umutima mubi, ariko ni nabyo wagira umutima mubi oya. Yego, iyi ni Ode, umaze kugira inama ababyeyi z'ukuntu abana babo bajya muri ino mikino, barekwa umwana akajya mu mpano ye nyine ikaba ari imuyobora, ariko se ko hari ababyeyi babona abana babo wenda bari muri ibyo, wenda ukabona baracika ibisebe, baragira ibiki. Ese wowe ibyo wigeze uhura nabyo, wenda umwana akaba yagenda akajya gukina akaza yaguye, noneho bya bindi byo kugwa yahindutse icyondo byavuyeho byo mu ntara, ahubwo noneho urabona ko basigaye bakorera mu makaburimbo, ukajya kubona umwana yaje no gusenuka, se ubu no kugira ibiki, yacitse ibisebe, yakomeretse. Wowe aho hantu ubyitwara mute? Kandi umaze kutugushishikariza ko ababyeyi bareka abana bakayoborwa n'impano zabo. Yego, njye naramukubitaga amaso, nareba kuntu yabaye, nkavuga numva nimbabarira, nta nubwo nirirwaga mukarabya, ahubwo njye nahitaga mujyana kwa muganga. Namara kumujyana kwa muganga bakamuvura,
ubwo ariko niko mubwira nimva nimba ari ibi bireke utazasiga ubuzima ibi bireke ariko kubera nawe ari ibintu byamaze kumujya mu maraso ari ibintu yamaze kubona ko bikwiye ari impano ye yamaze kumwinjira mu maraso no mu mishokoro yanajyaga mu myitozo ataranakira. Iki kintu kirakaze. Yego hari umunsi umwe imodoka yigeze kumugonga. Yagiye muri siporo. Ari muri siporo. Yari yagiye muri siporo isanzwe yari yagiye muri siporo isanzwe ari mu gitondo pe aribwo agihaguruka mu rugo ageze ku muhanda imodoka iramugonga. Imodoka imaze kumugonga arangije agira ikibazo. Amaze kugira ikibazo cyokora ndashimira abayobozi biwe baramukunda. Afite abayobozi biwe bamukunda, abatoza biwe bahise bamujyana kwa muganga i Rwamagana. Bamaze kumujyana kwa muganga i Rwamagana baramuvura. Bamaze kumuvura umwana agaruka mu buzima n'ubundi ndangije ndamubwira nti wabyihoreye umva we yatangiye ahubwo kunyonga atarakira akaboko karahambiriye ubundi azana icyo bita stretching ni icyuma ashyiraho igare akanyonga adafite aho afashe. Ibyo nabyo bijya bibaho burya kubera yagishyiraga muri saro ubundi agashyiraho igare umwana akanyonga. Mbese ni ibintu akunze arabikunze cyane. Arabikunze cyane. Ubu turaje tujye kumushyigikira icyo nzi cyo. Ababyeyi nimuzana abana ba Samweli barimo gukura barashaka barumuna babo bagomba kuzamuka. Samweli mu myaka iza araba wenda yashoje icyiciro na barumuna be barimo kuza nabo turimo kuza kubafana. Mu by'ukuri babyeyi murabyumva ni urugendo ruba rutoroshye ariko nyine nta rugamba rugura inkomere. Tuba tugomba kugira ibiki, tuba tugomba gukataza mu byo twiyemeje. Nimba ukunze ikintu nabanje kumuca intege ariko ubu naramuretse nabonye ko ari ibye. Nanjye ubu ndamushyigikiye cyane mfashe iry'iburyo mbamubwira nakore cyane ahubwo atsinde icyo mba namutumye n'intsinzi. Ni ukuri natwe turamushyigikiye turamushyigikiye ahari ndabizi ko azabona n'iki kiganiro turamushyigikiye cyane 100%. Dufashe iry'iburyo. Ntabwo turasoza tugire uburyo bwo dusohoka mu kiganiro bigo. Odette reka tugushimire bari bakurikiye iyi ni 05 TV. Ni ukuri kandi turabakunda murabizi ko tutajya duhema n'ubundi kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye by'umwihariko ku muryango. Ni ukuri kandi ndabizi neza ko muba mwakuyemo inama nyinshi. Reka dushimire Odette kandi dukomeza gushyigikira n'umuhungu wacu Samweli kugira ngo Imana ikomeze imurinde. Namwe babyeyi mufite abana bafite izo mpano mu by'ukuri murabyumva yuko hakiri inzira yuko umuntu yagera kuri byinshi. Rero uyu ni wo mwanya reka umwana akoreshe impano ye uko bikwiye kandi ntitwakibagirwa kubabwira ngo mwakora n'amasheya n'amarayiki n'amakomenti mukatuganiriza. Muradukunda abatuganiriza cyane kurusha mukaduha n'ibitekerezo kuko nicyo kintu umuntu aba akeneye. Murakoze cyane.